Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko komeje kuturinda no kutwemerera kuba mu nzu yayo. Imana ibihererwa icyubahiro. Haleluya. Kandi Imana yo mu ijuru ishimwe kuko ijya imenya uko abantu bayo bameze. Itandukanye n'abantu, umuntu arakureba akakwibeshyaho, ariko Imana irakuzi. Haleluya. Haleluya. Imana rero tuyihaye icyubahiro kuko turi mu mwanya mwiza, turahakwiriye kandi nayo yatubonye. Amen. Kuko ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo rijya rivuga ubusa, ngo yitegereje Abisirayeli imenya uko bameze, irangije ibwira Mose tihaguruka. Rero Imana ishimwe ko n'uyu munsi w'icyumweru yitegereje ikamenya uko abantu bayo bameze. Turashima Imana yacu kwireba kandi turashimira kwivuga ntibirangirira aho, yarangiza igakora. Imana yo mu ijuru ibihererwa icyubahiro. Ndabiyegereje rero umwanya mwiza tugiye gufatanya amagambo y'Imana. Dusome abafite Bibiliya tujye tugendana, dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cy'9 dore ku murongo wa 18. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 9 dore ku murongo wa 18. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambike w'ikiganza cyawe arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Nuko hari umugore uri umugongo wari umaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati, ninkora umwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira amubonye aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Twongere dusome irindi jambo kugira ngo dukomeze twumve icyo Imana ivugana natwe muri uyu mwanya. Ijambo riri muri Luka igice cya 18, turahera ku murongo wa 35. Luka igice cya 18 dore ku murongo wa 35. Ngo nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvise abantu benshi bahita ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ni nziza kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Aya magambo ntari bumaremo umwanya, nta mwanya nyamaramo kuko namaze kubona igisubizo cyayo. Yesu ashimwe. Namaze kubona igisubizo cyayo.
Imana ivuze ngo uyu munsi tuve mu muhango w'idini twinjire mu masengesho. Haleluya. Kubera ko yitegereje abana bayo, kuko yarebye ikareba kuniha kwawe, kuko yarebye ikareba agahinda kuzuye umutima, kuko yarebye amarira. Haleluya. Ireba aho abantu batareba, imenya ibyo abantu batazi. Tukicarana tukarambira twese Imana amaboko, twese tugasimbuka, ariko Imana ikavuga ngo nyamara nubwo asimbuka hafite ibintu ari gusimbukana. Ikavuga ngo nubwo arambura amaboko ariko njye ndabona uko ameze muri we. Ikavuga ngo uyu munsi nasubira yuko yaje. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iri jambo ryumva navuze se Mana, uyu munsi ko ari ku cyumweru nateguye ijambo rivuga ku mbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo, ariko numva biranze pe. Ndavuga ngo ubwo Imana ifite impamvu. Imbaraga z'umusaraba wa Yesu ubwo ikindi gihe cyabyo nazo tuzaziganira, ariko Imana ibona yuko uyu munsi hari ijambo rikwiye kumanuka rikamera nka ya mvura iguye ahantu hari hamaze igihe harabaye kukara. Iyo mvura ibikenewe uyu munsi. Nawe byashoboka ko Imana yakwitegereje ikabona hari ijambo ukeneye. Amen. Iri jambo twahereyeho muri Matayo, ngo Yesu yari ari kumwe n'abigishwa. Yesu yagendaga mu birorero bitandukanye, agenda avuga inkuru nziza, ubundi agakiza abarwayi, ubundi akabohora aboshye. Yakoraga imirimo myinshi. Noneho ngo bari aho ngaho, ngo haza umugabo abwira Yesu ati mbabarira akana kanjye gashizemo umwuka, kandi ndabizi ko ikiganza cyawe kibasha kukagarurira umwuka. Ngwino tujyane iwanjye ukarambikeho ibiganza. Ngo Yesu ahita amwemerera. Ngo barahaguruka bagiye, ngo ari kumwe n'abigishwa. Hahita haboneka undi mugore utari muri gahunda imwe nabo, umugore wari warashyizwe inyuma, kuko umuhango w'Abayuda umugore wese wabaga ari mugongo ntiyagombaga kugera aho abantu bari. Yagumaga aho ngaho kugeza igihe azabera muzima akabona kujya mu bantu. Umugore ngo mu myaka 12 aravuga ngo ibi ngibi ndabirambiwe. Aravuga ngo ndabirambiwe. Yumva amakuru ya Yesu, yumva ukuntu Yesu akiza, yumva imirimo n'ibitangaza yirirwa akora. Uyu munsi wowe Yesu nicyo umushakaho. Yesu nicyo umushakaho. Yesu nicyo umushakaho. Nicyo umushakaho. Niki Umushakaho nicyo ari gukora. Uramushakaho. Yego. Nicyo ushaka kuri Yesu. Intego y'iri jambo navuze ngo birakwiye ko abizera tuba imbere y'Imana ariko dufite ikintu dukeneye. Atari ukuza ngo ni ku cyumweru ndakarabye ndagiye babone yuko nateranye. Oya, nicyo ushaka kuri Yesu. Atavuga ngo ngiye muri protokole babone yuko nagiye muri protokole. Atavuga ngo ni ku cyumweru reka ngende njye kuririmba. Nicyo ushaka kuri Yesu. Umudamu yari afite icyo akeneye. Ijambo riratubwira iyo ugiye muri Mariko uribonamo no muri Yohana uribonamo, ho baravuga ngo yari yaratanze ubutunzi bwe bwose ngo ibintu bye bimushiraho ngo abiha abavuzi.
ngo ariko abo bose ntihajya n'umugira icyo amumarira. Ubutunzi bwe bwose bwari bwaramushizeho kugira ngo abashe gukira icyo cyago, ariko abura uwamukiza. Arangije yigira inama. Haleluya. Yigira inama, aravuga ati ngewe nzamucunga, ninumva atambutse nzihisha. Kandi yigira inama ku giti cye ko niwe wari uzi umusonga we. Yego. Haleluya. Umusonga wawe ni uwawe. Muri byende ngo byigana ukore kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe ku giti cye. Yego. We wenyine aribwira mu mutima ati nintahaguruka nzapfira ahangaha. Nintahaguruka. Kandi ndi kumva amakuru y'umuntu ufite ubutware, y'umuntu ufite ubushobozi, ushobora kugira icyo amarira, ariko biragoye ko namugeraho. Imihango, amabwiriza n'ibindi byinshi bitumye tutagera kuri Yesu ngo tumukoreho twakira ubutabazi. Umudamu aravuga ati ntawe mbibwira kuko n'ubundi nta wabinyemerera. Ngo arihisha, ngo arasesera, we agenda atumbiriye kugira ngo akure ku nshunda y'igishura cya Yesu. Aravuga ati icyo nzi cyo ndakoraho gusa gato, nizeye ko hari mwene data uvuye aha. Yari yizeye. Hari mwene data uvuye aha. Aravuze ngo kwizera. Aravuga ati gusa sindi bumwake randevu nk'uko yayiroye yatse, kuko ntabwo yayima, nta nubwo abayuda bankundira. Haleluya. Ariko nge ndi bwigendere, nikorere ku nshunda nigendere, ndabizi ko igitangaza cyanjye ndi bukibone. Ngo umudamu ngo arasesera ngo akoraho, ngo agikoraho ngo Yesu ahita arahagarara. Yesu ahita arahagarara, aravuga ngo niki. Yesu ntabwo yirengagiza abamutaki. Ngo ahita ahindukira. Haleluya. Abigishwa batangira kumubwira amagambo menshi. Muzasome aya magambo y'ubutumwa bw'izwere muri Matayo, Luka, Mariko, Yohana. Mujye mureba, hari igice kimwe cyo kitabisobanura neza, ikindi gice kikabisobanura neza cyane. Mujye mugenda mubikonsilita. Hariya hejuru ku mutwe w'ijambo haba hari, niba muri Matayo igice cya kangahe muzajya mubisangamo, niba muri Luka igice runaka n'umurongo muzajya mubisangamo, kuko iyo hose ugiye uhasoma bisobanuka neza kurushaho. Ngo abigishwa bambwira ngo abantu ni benshi rwose, nawe wishaka kutwiyemeraho ngo ninde ugukoze ninde utagukoze wose hano. Yesu ntabwo ajya yibeshya. Yesu ntabwo ajya yibeshya. Yesu ntabwo ajya yitiranya. Abamubyiga n'abakeneye kumukoraho bahagurutse bafite gahunda. Yesu ntabwo ajya yibeshya. Haleluya. Yesu arabwira ati nimutuze, hari imbaraga numvise. Icyama uyu munsi nawe ugaharanira gukora kuri Yesu. Amen. Ikibazo si uko ari kujya kwa Yayiro, kuko Yesu ibitangaza bifite ari byinshi. Ikibazo ntabwo ari uko agiye kwa runaka, nawe hatana, kuko ni wowe uzi umusonga wawe, ni wowe uzi wari kujomba amanywa na nijoro. Ni wishinga rero abo mu kivunge ukagenda ubyigana udafite intego, Yesu azarinda gusiga uko nguko. Yesu ashimwe. Umugore ngo aratangara, ngo arangije agira ubwoba. Iyo usomye muri Yohana muzabona ngo agira ubwoba, ngo agize ubwoba, ngo Yesu ahita amubwira ngo mwana wanjye
haleluya. Umugore yarabonye ko bigiye kumucikiraho, yaragize ngo agiye guhabwa nk'igihano, ariko Yesu aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Nyuma y'imyaka 12 Yesu nta bitambo yamwatse, Yesu nta biguzi yamwatse, kandi yari yatakaje ibye byose byararangiye mu mavuzi, ariko umunsi yafashe icyemezo cyo kubyigana akagera kuri Yesu agakora ku nshunda y'umwenda we, uwo munsi yatahanye gukira, ngo icyago cye gihita kirarangira. Yesu ashimwe. Uyu munsi wa none wowe n'icyo ushaka kuri Yesu? Uriya yari imyaka 12 arwaye. N'icyo ushaka kuri Yesu? Byose Yesu arabifite. Uyu munsi wicarana intego, haleluya. Imana imaze guhishura ibintu bitandukanye igiye gukora. Ndavuga ngo uri Imana nyamana, haleluya. Uri Imana nyamana, kuko ujya witegereza ugashaka gukura ubwoko bwawe mu gihirahiro, kuko hari ukuntu abantu ba mu gihirahiro, ariko umuntu akayoberwa icyo yakora, akayoberwa uko yabigenza, akumva nuko nguko. Ntabwo ari uko. Umuntu arabyigana akavuga ngo njye nkurikije umusonga ngendana, nkurikije umusaraba nikoreye, ntabwo ndi bwite kuri mwene data uri iruhande rwanjye. Avuga icyo ashaka, ariko ngewe uyu munsi Yesu ndamukoraho. Amen. Icyo ushaka kuri Yesu rero, ngiye kuvuga amagambo atari menshi cyane, kugira ngo Yesu mukoreho. Nkuko mu kanya hari ibigiye gukorwa, hari icyo bisaba, hari icyo bisaba. Uyu mudamu niyo reference turi bugendereho, hamwe na Barutimayo niyo reference turi bugende tugenderaho. Ikintu umudamu yakoze, yavuye mu kivunge. Haleluya, haleluya barokore. Ikivunge kigare yavuye mu kajagari. We tuzasenga ryari? Dusenge ryari? Musenge ryari? Musenge ryari? Anje badasenga. Nanga gusenga horasenga. Muzasenge ryari muri cya kigare? Muhanga. Muri cya kivunge? Asengesha yahoramo. Muri cya kivunge? Oya, muri iyi minsi reka tuzabirebe nko mu kwezi gutaha. Komeza wishinga abandi. Umusaraba ufite nta wundi wikoreye uretse wowe. Birashoboka ko babandi 10 mu bana bo nta misaraba, nta migogoro bafite nk'iyawe. Nawe rero waranze uti sawa, ubwo nahicyo gihe, nahicyo gihe, nahicyo gihe. Ubundi ushaka Imana wese arasenga. Ushaka Imana urasenga yewe. Yego. Niba ushaka Imana senga. Niko kuri kuzuye. Amen. Yego. Ushobora kuba iwawe inzara irimo iravuza ubuhuha, niko Abanyarwanda bavuga. Undi stoke ziruzuye, firigo ziruzuye, nawe rugahita wemera ngo muzasenga icyo gihe. Umenye umusonga wawe, wiga kuva mu kigare, wiga guhamagara Imana, wiga kwishakashaka, ushake kuyikoraho wowe wenyine. Shaka Imana uyikoreho, kuko Imana iraboneka. Ijambo ratubwira ngo ukomanga arakingurirwa. Yo bavuga ijambo ngo hamagara hari uwakwitaba. Ntabwo ikwitaba kuko muri 20, ntikwitaba kuko ari muri korali yasenze. Iyo ufura ugenda usenge.
niba korera isenga rimwe mu kwezi witegereza, kuko umusonga ufite utandukanye n'icyuma gishaka gusimbuzwa muri korari. Haleluya, haleluya. Nanjye yewe nzabizamura buriya twasenze muri korari. Korari bije gusengera ibyuma, korari ije gusengera indirimbo, korari bifite ibintu byayo ije gusengera. Ntabwo korari ije gusengera wowe. Ntabwo itegura amasengesho kubera wowe tegura yawe. Korari muzahura musengera ibintu bigendanye na korari. Haleluya. Nzasenga korari yasenze buriya, reka nkubwire, igakuva mu kivunge. Uyu mudamu yakomeza kwicara iwe, ntabwo aba yarakize, ariko afata icyemezo, aravuga ati reka njyewe. Abonye n'abantu ukuntu buzuye, Yesu yahoraga ashagawe, agize ate? Ashagawe. Aravuga ati rero aba bantu bose ndabona ntazi ibintu barimo. We arireba, arangije arifura, aravuga ati njyewe ngiye guhangana no kugeza ukuboko kwanjye kugishura. Nta nubwo yashatse kumureba mu maso. Ntabwo yavuze ngo ubuse ngo ndamubona gute ngo twicarane. Oya, yaravuze ati ngiye gukora kugishura, birampagije. Yavuye mu kivunge. Haleluya. Amaze kuva mu kivunge akora kuri Yesu, arangije yakira igitangaza cye. Ikindi bisaba kumaramaza, bisaba kumaramaza. Haleluya. Bisaba kumaramaza, bisaba kubiharanira. Yesu yari kumusanga iwe, Yesu yari kumusanga iwe, nta gahunda yari afite yo kujya iwe, ariko waramaramaza aravuga uko biri kose. Haleluya. Bantu b'Imana, buri muntu wese akwiye gusenga Imana. Uretse abana bakivuka uwo munsi, turavuga abana bavutse mu gakiza, ariko ubundi uko tugenda turushaho kuba mu nzu y'Imana, kwegera Imana, dukwiye kugera ku rwego dusaba Imana itwongerere kwizera, ku rwego wumva ko ushobora gushaka Imana ikakubona, atari uko wicaranye na mama Cedric. Wumve ko ushobora gushaka Imana ukayibona, atari uko wicaranye n'umuhanuzi runaka, atari uko umushumba wawe ari we mwicaranye. Haleluya. Dukwiye kugera ku rwego wumva yuko we n'Imana ngo umwenda warahera wacitsemo kabiri. Umuhanuzi yakunganira pasiteri, abashumba babashumbye, yakungana akakwereka, umuyobora akakwereka n'ibindi Imana imugutumaho yabikugezaho. Ariko iga guhamagara Imana, ahubwo ikoresha abo ngabo. Iga kubwira Imana uti ndumva ngukeneye. Ejo nurangiza ihita ikubwira ati mwana wanjye. Haleluya. Ariko wishaka ko wicarana n'umuntu nkaho ari Imana wicaranye nayo, ahubwo iga kwicara wenyine uhamagara Imana. Bisaba kumaramaza kugira ngo umuntu abashe gusingira icyo akeneye. Amen. Uyu mudamu byamusabye kumaramaza. Aravuga ati sinitaye. Twasumye amagambo Yesu ahumura impumyi. Yari isanzwe yicara ku muhanda nk'ibisanzwe, mu gitondo bakayiterekaho kugira ngo isabirize abahisi n'abagenzi. Ntiyabashaga gukora kuko ntiwakora utabona, nta kindi yari kwimarira. Ahitamo kujya asaba. Icyo gitondo yumva ibintu bidasanzwe, ngo yumva urusaku, yumva ibintu bidasanzwe. Warangije arabaza ati ariko ibyo bintu ndi kumva bisakuza ni ibiki, bihagaze gute?
bimeze bite ibyo bintu uko numva ibintu bisakuza ngo aramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti uri mutambuka. Akimara kumva iryo jambo, akimara kumva iryo jambo kandi yari yamaze gutambuka, arangije ashyira ku munwa ati Yesu mwana Dawidi mbabarira. nta soni yari akigira kubera ikigeragezo. ashyira ku munwa atitaye, aravuga ati Yesu nanjye ndahari kunyuzeho kandi nanjye ndahangaha. baramubwira ati ceceka wowe rwose uri uratesha abantu igihe, ceceka. ariko uzi abantu bagera mu nzu y'Imana akananirwa kubohoka ngo hamagare Yesu, yareba Amerika iruhande rwe ati Mana ubuse nimvuga yewe nyine nawe agahita yicara VIP, kanga guhimbaza ngo hatagira bamubona ari guhimbaza. agahita yicara VIP ati kandi mu guhimbaza umuntu arabohoka. nta soni yari akigira, yashyize ku munwa avuga ati Yesu mwana Dawidi, bati ceceka. asubiramo, ntabwo yitaye kuba mucecekesha, yitaye kuba mubwira ngo ibyawe ntacyo n'ubundi kumenyerewe aha, ntabwo yabyitayeho. aravuga ngo sinitaye ko navutse gutya, ntabwo nitaye uku nguku ndi. Yesu mwana Dawidi mbabarira. ikigeragezo cyari cyaramukaranze. Haleluya. ujye wicara uhamagara Imana iruhande, uw'iruhande rwe nashaka kurebe, nashaka kugira ate, uhamagara Imana. Haleluya. ujye wicara muri korari uyihamagare, nibashaka bavuga ngo uyu nawe ibintu yigize ntacyo bitwaye, ni wowe uzi icyo uriho. ni wowe uzi. umuntu mwicaranye ntabwo azi ibyawe. Bartimayo yaravuze ati simbyitayeho kuko imyaka nicaye aha n'ubundi napfuye kera, naseswe kera, nibashake baseke. yaravuze ngo ntacyo bintwaye, bavuga ibyo bashaka baseke. hamagara Imana yawe, bwira Imana yawe. Haleluya. nuba uri mu iteraniro uhamagara Imana, uw'iruhande rwawe umwihorere. Amen. Haleluya. Haleluya. Bartimayo ngo Yesu ako kanya ngo abayumvishe, ngo abayumvishe ijwi rimuhamagara, ngo arahagarara arababaza ngo ibyo numvishe bimeze bite. baramubwira ngo ni Bartimayo ngo uri hariya nyine ngo ni impumyi, ngo rero yumvishe ko uhita, ngo arabwira ngo nimumubwire. Haleluya. babandi bamucecekeshaga baraza bati yewe umwigisha yakumvishe none ngo ngwino. umwigisha yakumvishe. kandi bakubwiraga ngo ceceka, ntugacecekere imbere y'Imana. imbere y'abantu ujye uceceka, ariko imbere y'Imana ujye ubohoka, uvuga ngo ni njyewe n'Imana igirira neza babi n'abeza, nanjye ninyureho. Bartimayo ntabwo Yesu yamubajije ngo Bartimayo wamenye kuva ryari. Yesu ni mwiza bantu bima, Yesu ni mwiza. Yesu atandukanye n'abantu. ese Bartimayo uba mu idini y'abafarisayo, uba mu biki? ese oya, ngo yarahagaze. Haleluya. ngo amugeze imbere, ngo aramubaza ngo urashaka ko mugirirane, ko numvishe umpamagara cyane, ese nawe niki wifuza? Nakwe ngo uyu munsi nicyo ushaka kuri Yesu, uyu munsi nicyo ushaka kuri Yesu.
ntihagire ikintu kikubuza kubwira Yesu icyo umushakaho. Haleluya. Barutimayo arangije ngo ako kanya, kugira ngo ugere ku cyo uri gushaka kuri Yesu bisaba kwizera. Barutimayo ntabwo ari amasengesho y'iminsi 80 yari ari gusenga kugira ngo abone Yesu. Barutimayo ntabwo yari ari muri protokole, ntabwo yari umuririmbyi, ntabwo yari yicariye ku nzira, ariko warabyizera. Haleluya. Ngo ako kanya Yesu aramubwira ngo humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera kwawe, haleluya, kwizera kwawe. Ibi bintu tubamo bisaba kubyizera, kuko umuntu ashobora no gusenga amasengesho y'urudaca atarimo kwizera. Egal 0. Ni nkuko wafata umubare ukawukuba na 0 nawe uhita uhinduka 0. Nushaka uri umubare miliyoni ukayikuba na 0 uhita iba 0. Uko niko rero gusenga kutarimo kwizera nako kutuviramo 0. Amen. Haleluya. Imenye, 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 imenye. Haleluya. Isobanukirwe. Nurangiza wizere, ibyo bintu bizaguhesha icyo uri gushaka. Ntabwo nzi icyo ushaka uyu munsi. Haleluya. Ntabwo nzi niba umeze nka mudamu wari uruhijwe n'umubiri. Ntabwo nzi niba umeze nka wa mugabo Yayiro wari utumyeho Yesu kugira ngo ajye kuzura akana. Erega n'ibintu bipfa, bigapfa bikarangira pe, kabona ko byapfuye. Ariko Yayiro nawe ati oya, uyu mugabo ndamwizeye, nakarambikaho ikiganza gusa kari buhite kazuka. Yesu erega ajya azura ibintu byapfuye. Yesu ajya asubiza ubuzima bwari burangiye. Hari ibintu bitandukanye ntabwo nzi byawe. Barutimayo we yari afite ikibazo cy'ubuhumyi, ntabwo we nzi byawe, ariko uyu munsi ni icyawe, n'icyo ufite uyu munsi. Haleluya. Ndakwinginze ubwire Yesu ngo mwana w'intama w'Imana, nanjye uyu munsi ntumunyureho. Haleluya. Umubwire ngo nanjye ndahari, umubwire ngo nanjye ndahari. Ubwo uri gukiza abarwayi nanjye ntusige, ubwo uri kuvura abantu indwara zananiranye dore niyangira hari Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndimo ndagera ku musozo nge. Haleluya. Amen. Ibi bintu ikindi kintu kubigeraho, reka nkubwire, kubigeraho ndagira ngo ngutangarize ko ari inyungu zawe bwite. Ni inyungu zawe, ni inyungu z'umushumba, ni inyungu z'umuyobozi wawe mu muryango runaka, ni inyungu za runaka. Menya ko ari inyungu zawe. Nta muntu udakunda inyungu. Hari umuntu udakunda inyungu? Iyo wabyutse ugiye gucuruza ntuba ukeneye kunguka. Ureba se ku iseta muturanye, niba bafite ibya mirengeta, ku iseta muturanye utewe, ubwo uriya harereka nigendere nirirwe ntarasa umujyi, uriya arahari. Abacuruzi mu bidufashe mu nge sinigeze ncuruza. Abacuruzi mudufashe. Ibyo bintu wabikora uzi ko inyungu ari izawe, urayicaraho, icyokere cyakwicire uvuga uti nzi icyo mpashaka. Rero umuntu wese ushaka gukora kuri Yesu, niyo mpamvu akwiye kugira ibintu arengaho, akavuga ngo ni njyewe, ni njyewe. Haleluya. Kuko niyo urayukanuye urarukanura wenyine. Iyo wabuze ibitotsi nawe muba muri kumwe,
hari n'igihe uba ufite abana bagukunda ariko bagasinzira ukajya rwose wumva bagonnye ibintu byacitse, kandi wowe uraye udasinziriye wibaza ngo bariga bate, wibaza ngo bizamera bite, ukarara ukanuye. Niyo mpamvu rero ukwiye kuvuga ngo nitaye, haleluya, sindeba ibiri hariya, sindeba umuntu uwo ari we wese, njyewe izi ni inyungu zanjye, kuko ni njyewe wumva ububabare bw'icyo shaka ko Yesu ankiza. Haleluya. Wowe urashaka ko Yesu akugirira ate? Urashaka ko Yesu akugirira ate? Iga kumenya ko izo ari inyungu zawe, ntabwo ari inyungu z'umuntu uwo ari we wese, ni wowe ku giti cyawe. Haleluya. Kandi niwiha guhagarara ku mabwiriza ngenderwaho, hari ibintu utazarebesha amaso. Barutimayo iyo bamubwira ngo ceceka, agaceceka akicara, Yesu yari kugenda pe, yari kugenda. Haleluya. Kandi Yesu yari afite ubutware bwo kumukiza, ariko Barutimayo ati simbyitayeho. Aramuhamagara bwa mbere, aramuhamagara bwa kabiri. Haleluya. Nuhamagara bwa mbere ukumva biranze, wicika intege ngo urambike, ongera uhamagare. Amena. Yesu umusakurize aho ari, abura umutekano, azavuga ati Mameri akira ngaho tuza. Ni iki byagenze bite? Akira. Abanyanu basenga bakanasengera muri cya kinyabupfura cya Kinyarwanda, ubwo ari gusenga ari gusenga mu kinyabupfura batabona ko mu kinyabupfura. senga uw'iruhande rwawe nashaka haguruka agende, ahaguruka agende ajya gushaka ahandi yicara. Haleluya. Senga uko ubyumva. Yesu ntukamuturize, muhamagare. Barutimayo yaramuhamagaye, arangije aramubona. Yesu arahagarara, amaze guhagarara amukorera igitangaza. Uwari impumyi Yesu yaramaje ati niki urashaka iki? Aramubwira ati icyo nshaka ni uguhumuka. Bamaze iminsi bama ibiceri bimwe ngasanga nibize no kuvamo n'irobo ry'isukari. Bamaze iminsi bandandata, rimwe ngasitara ntibanabyiteho. Bamaze iminsi bancunaguza ngo bazanyitaho kugeza ryari. Ubuhumyi narabuvukanye, ariko umumuye nanjye nabasha kugira icyo nimarira. Umumuye nanjye nahinga nakora. Haleluya. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Bwira Yesu icyo ushaka, bwira Yesu icyo ushaka. Haleluya. Haleluya. Jya umenya kubwira Yesu nk'ubwira umuntu muri kumwe. Kandi Yesu numubwira, ujye umubwira nk'ubwira umunyamabanga. Hari ikintu utabwira umuntu, ariko waba uri kumwe na Yesu, burya nupfuka mujye umenya ko Yesu ari iruhande rwawe. Mubwira uti rero mwami, na bya bindi utabwira umuntu, mubwira uti dore mwami Yesu, dore niki, dore na kiriya, wowe ufite uko wabigenza. Yesu ntazakuvamo. Haleluya. Yesu ntazagutaranga, Yesu ntazakugendana impande zose avuga ibyo wamubwiye. Bwira Yesu nk'ubwira umunyebanga. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ubwire Yesu icyo umwifuzaho. Haleluya. Rero kugira ngo tubigereho mwene data, ibyo ni bimwe mu byo nagenderaho, ni bimwe mu byo wagenderaho dushingiye mu ijambo ry'Imana. Amen. Dushingiye kubo byanyuzeho kandi tukabona ko Yesu atabirengagije. Ijambo rirambwira ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Haleluya. Uwumvise Barutimayo, uwakijije wa mugore utanamwatse randevu, utanamurebye mu maso,
kubera ko abyizeye gusa, ako kanya ngo icyago yaramaranye imyaka 12 ngo kigakira, nawe uvuge ngo nzi yuko uko yarari n'uyu munsi muri iki gihe ndimo niko Yesu akiri, kandi no mu gihe kizaza niko azahora. Mubwire, muhamagare, oya wimuturiza, kandi wikwita ku bikuzengurutse n'abakuzengurutse. Haleluya, kuko inyungu ni izawe n'igihombo ni icyawe. Nubigiramo ikinyabupfura cyinshi, igihombo ni icyawe. Barutimayo iyo akomeza gutimariza ku nzira yari kuhaguma akajya akomeza yakira bimwe yirirwa asaba, ariko Yesu amukorera icy'ingenzi gituma ibindi bintu byose bishobora gukoreka mu buzima bwe. Nawe uyu munsi wa none ndagusabira ngo icyo usaba Imana kiba ari icy'ingenzi gituma na bya bindi byose bibonerwa igisubizo, kuko Yesu abasha gukora ikintu kimwe na bya bindi 30 byose bigahita bisubizwa. Imana ikugirire neza, haleluya, ikugirire neza, uyibwire, uyimaramarize, we kwita ku mihango n'amabwiriza yashyizweho n'abantu, ahubwo uvuge ngo icyo nshaka, izi ni inyungu zanjye, ni njyewe uzi akababaro kanjye, ni njyewe uzi umutwaro wanjye, ni njyewe uzi uko bimereye, ni njyewe ugomba guhaguruka. Nahagurukiye mu kivunge nkamenya yuko nkeneye kubona Imana nkayikoraho, nanjye icyago cyanjye kigashira. Uyu munsi rero Imana ikumve kandi ikumvire, kandi nawe wige kuyibwira, urenge kuri bya bindi byose. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi neza y'Imana ikomeze muri twe. Mana Data wa twese turi mu ijuru, nta wera nkawe, nta gitari kimeze nkawe. Uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Twakubonyemo imbaraga, twakubonyemo ubushobozi, twakubonyemo kugira neza guhambaye. N'uyu munsi turabyizeye, wavuganye natwe, n'ijambo ryawe rirabiduhamiriza yuko gushaka kubona, yuko guhamagara umwitaba, yuko ukomanga kingurirwa. N'iki cyumweru buri muntu wese wageze mu nzu yawe uzi ko agukeneye, uzi ko agushaka, duhe kumenya uko dukwiye guhagarara kugira ngo tubashe kugukoraho. Duhe kumenya uko dukwiye guhagarara kugira ngo tubashe gusingira iby'isi itadusingiriza. Uduhe kubimaramazamo, uduhe kuva mu bigare n'ibindi byose bidukerereza, ahubwo tuguhanga amaso, tukwizere, kandi tuzi neza yuko inyungu dukuramo ari izacu. Urakoze kuri Imana yumva, komeza ugire neza ubwoko bwawe, umugisha utanga ukomeze hagati muri twe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.